Umunsi mwiza kuri wowe udukurikiye, ni iby'agaciro kuba tugufite. Uyu munsi muri Imenye Mubyeyi tugiye kuganira ku kwezi k'umugore. Muri rusange tugiye kuganira ku mihango. Ushobora kuba wibaza imihango icyo ari cyo, ukaba ushobora kuba ugorwa no kubara ukwezi kwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukaba unashobora kuba udashobora gusobanura bimwe mu bimenyetso bikubaho mu gihe uri mu kwezi kwawe kw'imihango. Turizera cyane ko ku musozero w'iki kiganiro uza kuba usobanukiwe bimwe mu bibazo wakundaga kwibaza bijyanye n'imihango. Muri rusange rero, imihango ni ikimenyetso, nk'uko benshi babivuga, ni ikimenyetso kigaragariza umugore ko ashobora gusama. Ariko muri rusange icyo kimenyetso kirangwa no kuva bihoraho buri kwezi, kuva bitari uburwayi, ahubwo kuva byo gusukura ibiba byateganyijwe mu gihe isamana ritabayeho, mu rwego rw'uko yaba igira iba ryasohotse no gutegurwa kwa nyababyeyi kugira ngo izakire umwana mu gihe isama ribayeho, byose bisohokana muri icyo gihe cy'ukwezi, bigasohoka bigaragara nk'amaraso ariko mu kuri atari uburwayi. Muri rusange rero, imihango itangira ku bana bato bari hagati y'imyaka 8 na 16, ikaba nk'uko itangira igira n'iherezo ryayo, ari byo tuzi nko gucura, nabyo biza hagati y'imyaka 45 na 55. Mu rwego rwo kugira ngo tuze kugenda twungurana ibitekerezo, imihango muri rusange yigaragaza mu bice bibiri. Yigaragaza aho usanga umugore umwe ashobora kurangwa n'ukwezi guhindagurika, undi akarangwa n'ukwezi kudahindagurika. Muri rusange nanone ndifuza kugira ngo nsobanure neza ibijyanye n'ukwezi guhindagurika n'ukwezi kudahindagurika, nubwo bwose ikiganiro cy'uyu munsi kiza kwitsa cyane ku kwezi kudahindagurika. Noneho tukazarebana neza ukwezi guhindagurika mu kindi kiganiro cyacu gitaha. Ukwezi kudahindagurika rero ni ukwezi kurangwa n'iminsi ibaze, iminsi aho umugore nawe ubwe ashobora kuvuga ati, iki ni cyo gihe ngirira imihango, iki gihe nicyo nzagirira imihango, mbese ku buryo nawe asobanukirwa uburyo bigendamo. Naho ukwezi guhindagurika ko ni kwa kwezi akenshi na kenshi kuza rimwe na rimwe umugore atanabimenye, usanga ko bishobora kuba nka kabiri mu kwezi, usanga ko uburyo bwo kubibara biba bigoranye, by'umwihariko no ku mugore muri rusange. Rero uyu munsi tungurana ibitekerezo uburyo ki umuntu yamenya ukwezi guhindagurika n'ibigenda biba mu gihe cy'imihango. Mbere yuko tubijyamo byimbitse rero, ni byiza ko tubanza kwitsa ku bijyanye n'imisemburo, kuko nawe avuga ukwezi atabanje no kuvuga ku bijyanye n'imisemburo, kuko nibyo imisemburo niyo igena buryo cy'ukwezi kugenda. Rero mu misemburo ndashaka ko cyane mbere yuko tubijyamo ibijyanye n'ukwezi, dusobanukirwa ko hari imisemburo 5 y'ingenzi, tuza kunguranaho ibitekerezo. Hari 3 muri yo isohoka iturutse ku mvubura z'ubwonko, hari n'indi 2 isohoka iturutse ku gasabo kazwi ku izina rya ovary. Imisemburo isohorwa n'agace k'ubwonko, hari umusemburo ukomeye cyane tuzi ku izina rya gonadotropin releasing hormone. Uyu ni umusemburo usohorwa n'agace kitwa hypothalamus, ushinzwe kugenzura imigendekere myiza y'uku kwezi. Nyuma y'uyu musemburo kandi hari indi misemburo 2 isohoka iturutse ku gice cy'ubwonko cy'imbere cy'imvubura izwi ku izina rya pituitary gland. Harimo umusemburo
witwa follicle stimulating hormone ushinzwe gukuza udusabo, hakaboneka n'umusemburo witwa luteinizing hormone nawo ushinzwe gutuma noneho ryagi risohoka mu dusabo. Hanyuma indi misemburo ibiri tuza kungurana ibitekerezo ni umusemburo witwa oestrogen n'umusemburo witwa progesterone. Ni imisemburo yindi ibiri ariko yo idaturuka mu gace k'ubwonko, ahubwo yo isohoka itanzwe n'udusabo, ariko n'ubundi bigizwemo uruhare na ya misemburo ituruka ku gace k'ubwonko. Nakomeje kwitsa cyane ku misemburo ituruka mu bwonko, bisobanura buryo ki tugomba kumenya ko imikorere myiza, imigendekere myiza y'ukwezi k'umugore ahanini cyane igenzurwa n'imikorere myiza y'ubwonko. Niyo mpamvu mu gihe cy'imikorere mibi y'ubwonko, mu gihe umunaniro, akababaro gakomeye se, uburyo tuzi nka stress, umunaniro ukabije, ikintu cyose cyatuma ubwonko budakora, niyo mpamvu uzabona yuko bikunze kugira ingaruka ku kwezi k'umugore, ugasanga kwahindutse, ukwezi kwari gusanzwe tuzi ko kudahinduka kwahindutse, rimwe na rimwe ukaba ushobora kwirenza ukwezi, rimwe na rimwe se ukabura imihango, bidatewe n'uko wasamye, ahubwo ari uko iyo mikorere y'ubwonko n'ubundi itari kugenda neza. Ni byiza gusobanukirwa ko ubwonko bufite akamaro gakomeye mu kugenzura uburyo ki ukwezi k'umugore kugenda. Muri make rero, ubumenyi rusange ku mihango buri wese yakifuje guhita afata amenya nuko imihango atari uburwayi, ahubwo ari ikimenyetso kigaragaza ko isama ritabayeho, aho nyababyeyi iba igenda ikuraho ibyo yateganyije byari kurera umwana mu gihe isama ribayeho. N'igi ryasohotse naryo byose biba biri kuvanamo, bisohoka byose mu buryo bumeze nk'amaraso. Noneho insanganyamatsiko y'uyu munsi yari kubanza gusobanura cyane ku kwezi kudahinduka. Mu nkundire tubanze ariyo dusa nkaho noneho dukomozaho, tuyitseho cyane, tumenye byinshi bijyanye n'uko kwezi kudahindagurika. Ni byiza kumenya yuko ukwezi kudahindagurika cyangwa mu gihe cy'imihango hari impinduka zibaho, yaba impinduka zibaho ku dusabo n'impinduka ziba muri nyababyeyi. Tugomba kumenya ko izo mpinduka zose zibera hamwe, zibera mu mujyi umwe, zifashijwemo na ya misemburo twakomojeho haruguru. Uku kwezi kudahindagurika rero turagufata dushingiye ku kwezi kw'iminsi 28, aho iyo tubara dushingira ku munsi wa mbere w'uko kwezi, akaba ariwo munsi tubara nk'umunsi wabonyeho kuva ni igihe amaraso yabonekeye, uwo munsi tuwufata nk'umunsi wa mbere. Uku kuva rero usanga ko kugenda gutandukana, intera yo umugore ashobora kumara ava ishobora gutandukana hagati y'iminsi 3 kuri 5, umwe kuri 7 se, ariko muri rusange usanga ko aba ari iminsi ku kigeranyo ingana ishobora kubita hagati y'3 n'5. Mu kubisobanura byimbitse rero, ubanje kureba izo mpinduka ebyiri z'ingenzi tuvuze, impinduka ziba ku dusabo n'impinduka ziba muri nyababyeyi, nkundira tubanze dufate impinduka ziba ku dusabo. Iyo tureba izi impinduka zibaho, tugabanya uku kwezi mo ibice 3 by'ingenzi. Igice cya mbere aricyo dufata nka follicular phase, aricyo gice kirangwa n'ikuzwa ry'udusabo uturutse ku munsi wa mbere ukaza ukagera hafi ku munsi wa 14 muri kwa kwezi kugizwe n'iminsi 28, gusa twagabanyije kabiri tukafata umunsi wa 14 n'ahandi hantu igice cya kabiri kiza kubonekera. Igice cya kabiri rero niho hantu twa dusabo twamaje gukura tuza gusohora igi rigasohoka. Iryo gi iyo rimaje gusohoka ku munsi wa 14 rifite ubushobozi bwo kumara hagati y'iminsi 2 kuri 3, ariko by'umwihariko iyo tubireba duvuga ko akenshi ari
iminsi 2. Hanyuma igice cya gatatu ni igice kizwi nka luteal phase, aho noneho ryagi ryamaje gusohoka, rimwe na rimwe ubireba niba habayeho gusama niba hatabayeho gusama. Iyo habayeho gusama, ryagi n'ubundi rirakomeza, riba ryarahindutse, rirabungabungwa n'umusemburo wiyongera cyane ahangaha umwe twavuze wa luteinizing hormone. Uyu musemburo kandi ugira uruhare rukomeye rwo kurinda wa musemburo wundi wa follicle stimulating hormone, kuko umwe uhari undi ntuzi, mbese bikorwa mu buryo bugenzuwe neza. Iyo hatabayeho isamano, kuvuga ngo igi ryategereje ya masaha 48 na 72, iminsi 2 kuri 3, ubwo ni ukuvuga ngo ryagi rirashwanyaguzwa, noneho rikaba naryo ritakibashije kuba ryagira kuba ryahura n'intangangabo, hakabaho isama. Muri rusange rero iyo luteal phase itangira ku munsi wa 14 igakomeza kugeza ku mpera y'uyu munsi wa nyuma 28, aho hongera kuboneka ukundi kuva. Bivuga ngo ubundi tureba ukwezi tubariye mu itangira ryo kuva, tugasozanya no ku kwezi n'ubundi gusozanywa n'irindi tangira, kuko bikomeza gukomera. Niyo mpamvu biba uruziga, bikomeza kuguma gutyo. Iyo ni impinduka iba ku dusabo, hari n'impinduka iba muri nyababyeyi n'ubundi, kuko twavuze ko bigendera rimwe no muri nyababyeyi. Mu mura by'umwihariko haba hari gutegurwa, kuko igi uko risohoka na nyababyeyi igomba kuba yateguwe kugira ngo habonetse isama na nyababyeyi ibe yiteguye kuzarira umwana kugeza ku gihe cy'amezi 9 gisanzwe umwana arererwa muri nyababyeyi. Rero urebye impinduka za muri nyababyeyi, harimo impinduka nazo twafata nk'impinduka 3. Impinduka ya mbere harimo proliferative phase, ariyo twafata nk'igihe cyo kongera gusubiranya nyababyeyi, kuko mu gihe cyo kuva nyababyeyi twavuze ko yomokaho ibiba byateguwe kugira ngo bizarere umwana. Nyuma rero haboneka ukundi gutangira, hakongera kwisubiranya, nicyo bita proliferative phase. Nyuma y'icyo gihe rero proliferative phase iboneka iturutse ku munsi bijyanye n'iminsi umugore amara mu mihango. Nyuma y'iyo mihango hatangira proliferative phase kugeza igihe igi risohokeye. Igihe igi risohokeye kandi bikomeza kubaho gutyo, nyababyeyi igategurwa. Nyuma yo gusohoka kw'igi ku munsi wa 14 dutangira indi phase yitwa secretory phase. Secretory phase ni ukongera guhereza ibyangombwa byose bikenera nyababyeyi kugira ngo izitegure kurera umwana nk'uko twabikomojeho. Gusa iyo dusoza iminsi ya nyuma y'uku kwezi, usanga ko bya bindi byahabwaga nyababyeyi kugira ngo byitegure, kuko na sama ryabayeho, imisemburo iragabanyuka, hakabaho kongera gukuraho ibyateguwe kuko na sama ryabayeho, bigakomeza kugenda biguma gutyo buri kwezi. No mu kwezi kudahindagurika nabwo tuzabikora ku gace kacu gataha. Tubashimiye.